Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati reka mbabwire, niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigisha amategeko n'abafarisayi, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Mwumvise ko abakurambere babwiwe ngo ntuzice, kandi ntihagire uwica azabibarizwa mu rubanza. Yewe mbabwiye ko umuntu wese urakariye uwo bava indimwe azabibarizwa mu rukiko, naho nabwira uwo bava indimwe ati gicucu azabibarizwa mu nama nkuru, namubwira turi umusazi azishyurira mu nyenga y'umuriro. Nuko rero nujyana ituro ryawe imbere y'urutambiro ukahibukira kuwo muva indimwe mufitanye akantu, rekera ituro ryawe imbere y'urutambiro ubanze ujye kwigorora n'uwo muva indimwe, hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe. Jya ugira ubwira bwo kwiyunga n'uwo mwangana igihe mukiri kumwe mu nzira, kugira ngo ataguteza umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo ukaburoshywe mu buroko. Mbikubwiza ukuri, ntabwo uzavamo utishyuye byose kugeza ku giceri cya nyuma. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.